Muraho neza, reka uyu munsi mbigisha uburyo butanu ushobora gukoresha kugira ngo ubone amasaha ibihumbi 4 hano kuri YouTube mu buryo butoroshye ariko nanone bwihuse cyane. Uraza gukoresha imbaraga cyane nukoresha ubu buryo ngiye kukubwira ubona amasaha vuba cyane, kuko amasaha ibihumbi 4 ni kimwe mu bintu bigoye kubona kuri YouTube kandi kikaba ingenzi cyane kuko ntushobora kubona monetize ayo masaha utayabonye. Ndetse benshi twigana hano byarabagoye, abataraba monetize muzi uburyo bibagora no kubona amasaha 100 yonyine ku munsi. Hari ababona 5, 20, ukibaza igihe bazabonera ibihumbi 4 ukumva nawe byaguca intege. Rero ngiye kubigisha uburyo bushoboka mugiye kongera mu bwo mwajyaga mukoresha, ubundi mugatangira kubona amasaha nibura ku munsi, bityo amasaha ibihumbi 4 ukayabona mu gihe gito cyane. Mbibutse ko uburyo bwa gatatu ndi bubabwire ni ingenzi cyane, burabafasha kutuzongera gutakaza amafaranga mwatakazaga ku masaha cyangwa ku YouTube channel yanyu, kubera ko buraza gutanga igisubizo by'umwihariko kirambye ku muntu niyo wabukoresha bwonyine. Reka rero tudatinze turebere hamwe izi tekinike 5 ugiye gukoresha kugira ngo nawe ubone amasaha ibihumbi 4 hano kuri YouTube. Abadasobanukiwe umumaro w'amasaha ibihumbi 4, amasaha ibihumbi 4 ni kimwe mu bisabwa kugira ngo wapplying monetization ya YouTube bityo utangire guhembwa. Rero aragora cyane kubera ko ni inshuro ziteranye z'iminota cyangwa amasaha abantu bakurebye, bityo hakaza kuvamo amasaha ibihumbi 4 ukapplying monetization. Iyo utayafite ntibishobora gukunda. Reka rero mbibutse ko n'ubundi tuba turi kumwe na icyanzu.com kuko video nziza isa neza, amajwi yumvikana, ikurura abayireba, bityo n'amasaha akaza kwihuta kuba uyaboneka hano kuri YouTube. Niyo mpamvu mbabwira ngo ibikoresho, yaba microphone nk'iyi mfite, yaba stand nkingi, yaba amatara y'ubwoko bwose ukeneye, hamagara iyo nimero ubona kuri screen ni 0788 4211 33 uze tuguhe ibikoresho ndetse tujye n'inama kuri content yawe. Ni gute wagura ibikoresho n'umuntu utazi iyo bivaniye bijya? Ngwino tuganire turebe nimba ugiye gukora comedy niki wakongeramo, nimba usanzwe uyikora niki wakosoramo, nimba ukora documentaire niki wakongeramo, ese nihe mikoro bijyanye. Hano ku icyanzu.com turabikora, abakozi babo bose bari tayari kuba bakwita kuri content yawe mukajya inama mbere yuko baguha igikoresho. Nimero ni 0788 4211 ndetse nawe uherereye hose tukabikugezaho mu Rwanda hose. Uri mu mujyi wa Kigali ni hano imbere y'inyubako yo kwa Makuza, ukaduhamagara kuri iyo nimero ubundi tukaza tukakwakira, tukaza tukaganira. Reka rero tudatinze turebere hamwe ubwo buryo butanu ugiye gutangira gukoresha. Uburyo bwa mbere ugiye gutangira gukoresha kugira ngo aya masaha aze kukorohera kuyabona ni ugukora live. Dufite ubuhamya bw'umupapa witwa Innocent uri Dubai, yakoresheje live mu byumweru 3 yarabonye monetization. Icyambere, live izana amasaha menshi kuko iyo ufite topic nziza uri uganira, umuntu wese igihe atinzeho akureba kurikiye ibyo uri uvuga, undi nawe akaza gatinda gutya, ayo masaha ariterateranya. Iyo iyi video yawe iretse ki uploadinga, amasaha uyabona mu gihe gitoya cyane. Ikindi kintu rero, live buriya yubaka icyo twita channel history, kubera ko YouTube ibona ko umuntu ari active, ikamenya ibyo aganiraho, ibijyanye na channel ye n'ibindi bitandukanye. Ukuvuga ngo amasaha ya live, iyo waretse live ki uploadinga kuri YouTube channel yawe, amasaha rwose ntago ari ikintu ukiri gusaba, kuko wa mwanya ubona umuntu azagatinda kuri live yawe, buryo buri kumwiba amasaha cyangwa se iminota. Iyo minota rero nimba urugero, nimba umuntu amaze iminota 10 kuri live yawe, hakaza abantu 20 cyangwa 40, kuba iminota 10 kuri buri muntu wumva amasaha ukuye kuri live y'isaha imwe cyangwa y'iminota 10. Nukuvuga rero ikintu ugiye gukora kugira ngo iyo live yawe izane amasaha, nuko igihe ugiye kuyikora ubanza ukayitegura, ikagira topic iri buze kungukira abantu bari buze kuyikurikira. Ariko nukora live itarimo akantu na kamwe, live yamaze kuyi-uploadinga, abantu benshi biragora ko baza kuyireba. Rero igihe uriho uyikora n'igihe yamaze kwi-uploading igomba kuba live irimo akantu ku buryo umuntu aza kuza kuyitinda. Rero abantu bajyaga bambaza ngo ese ngo live amasaha ya YouTube irayabara rwose, ajya kuri eligibility igihe cyose wayiretse iki-uploading. Hari n'abakunda kumaza ngo ese ngo kwiyo tuvuye live tubona live yacu itari gukinika, cyangwa se ngo tubona ngo yagize views nyazasuba inyuma. YouTube bitarabya updatinga, YouTube ya updatinga live igihe kirekire cyane, iri uploadinga ikajya ikayicekinga n'ibindi bitandukanye, ikaza kwi-uploadinga. Rero nimba wajya kubona amasaha yarakubanye ikibazo kuri channel yawe, gerageza wongeremo akantu ka live, kuko dufite abantu benshi babikoresheje, harimo Innocent wa Dubai, hakabamo n'undi musore w'imusanze. Uyu munsi channel ye imeze neza kandi monetization barazibonye.
Reka tujye ku kintu cya kabiri ugiye kongera gukora. Ndizera ko ikintu cya live umenye neza ko ugiye kucyongera mu bintu wakoraga. Ikindi kintu ugiye kongeramo cya kabiri mu bintu wakoraga ni ugukora ama series, uruhererekane rw'amavideo. Gerageza ukore amapati. Nimba wenda ukoze filime, komedi cyangwa documentaire cyangwa se kwigisha nk'ibi byose, gerageza ubigabanye mu bice biba uruhererekane, ku buryo umuntu nakunda part 2 azajya no gushaka part 1, ku buryo umuntu nakunda part 1 azajya kureba part 2, part 3. Icyo gihe rero ariho yizengurukaho kuri channel yawe, uba uri kumwiba amasaha, bityo akiterateranya ukaza kwisanga umuntu umwe umukuye amasaha menshi. Iyo ugize amahirwe akaba menshi, akaba views nyinshi ziturutse ku bantu benshi nyine bagiye bizengurukaho kuri channel yawe, series uzabona uburyo zizamura amasaha yawe. Reka dukoresha urugero ruzwi. Nimba mukunda nko kureba amafilime, mujya muri nka Papa Sava igeze kuri episode ndakeka y'1310. Rero ni ukuvuga ngo umuntu watangiranye nayo uyu munsi aracyaryohewe, still aracyakontribuye, cyaracyatanga umusanzu w'amasaha kuri YouTube channel ya Papa Sava. Turebe Bamenya, turebe episode agezeho ya magana ngahe, turebe My Heart ya Kiraman. Ibyo byose ni uruhererekane. Turebe nko ku Ntsinzi TV ukurebaho amateka wenda y'urugamba rwo kubohora igihugu, urumva bakavuga part 1, part 2, part 3, gutyo. Ntago yo warebye kimwe ushobora gucikwa ikindi. Ho hose rero ushobora kubikora, cyangwa na hano ujya ureba nkora ngo ni gute wayifungura YouTube channel, hanyuma nkashyiraho part 1 y'uburyo wayifungura neza, hanyuma uburyo part 2 nkashyiraho uburyo wayisettinga, uburyo bwa gatatu nkashyiraho uburyo wayikora SEO n'ibindi bitandukanye. Ibyo byose rero bituma umuntu agenda yizengurukaho kuri channel yawe, bityo amasaha akaza kuba yiyongera. Ikintu cya gatatu rari nacyo tugiyeho nababwiye gishobora no kuza kugabanya amafaranga mwajyaga muspendinga mubwira abantu mwansharingiye, mwanguriye amasaha n'ibiki byose bitandukanye, ni ikintu bita kujoininga special training ya Twika SMM. Special training ya Twika SMM irihiraho abantu ubushobozi ndetse mu gihe kitageze no ku kwezi cyo kubona amasaha 4000, ndetse bakaba bafite ubushobozi bwo gukora YouTube nk'umwuga. Special training ya Twika SMM irimo kuba umuntu ashobora kweditinga video nibura ikurura amaso y'abantu, ku buryo umuntu areba video akabona koko iramurangaje akisanga ayirebye igihe kirekire. Irimo uburyo bwo guhura n'aba content creators n'aba YouTuber bakuru, ku buryo ushobora kubona techniques zishoboka, zaba izo bakoresheje, zaba izagufasha, ndetse n'iyo share ikaba yayigukorera Twika SMM. Bivuga ngo ni nziza iyi special training. Nakugira inama, aho kugira ngo ufate amafaranga uyahereze umuntu ngo ngurira amasaha, aho kugira ngo ufate amafaranga uyahereze umuntu ngo sharingira muri community yawe, aho kugira ngo ufate amafaranga uyahereze umuntu ngo arazwi ngo ngazakuzamura, fata umwanya wawe amafaranga uyagure serivisi enye z'ingenzi zijyanye no kugira gute, no kwiga kweditinga video zawe bwite, kuko kweditinga ntago uzaba ukoresha abantu beditinga video kuko birahenda. Icya kabiri, wige gukoresha AI mu buryo bugezweho. Icya gatatu, umenye uburyo ushobora kubona aba subscribers mu buryo nibura uzamura channel yawe, ndetse hiyongereho nayo masaha mu buryo bwihuse cyane. Ibintu bidashobora kurenza ukwezi, ni gute wanga gushora muri ibyo bintu biguhereza ubumenyi bw'ibanze. Rero nimba ukeneye kubona amasaha 4000, iyo package irimo muri iyo ya special training ya Twika SMM. Iyo nimero ubona mu kantu k'umweru kuri screen yawe, yihamagare cyangwa uyandikire ubabwire uti nanjye nemeye kubatizwa pe, ni mumfashe channel yanjye yuzuze ibisabwa muri iyo special training. Joining uyu munsi, ejo utazaba wicuza. Twasoza umwaka nawe ubwawe ufite ubushobozi bw'uko channel yawe iri monetize biturutse kuri special training. Byakunda kuko n'abandi birakunda. Vuba ndabazanira abantu hano bimaze gucamo biturutse kuri iyo special training. Murabizi ko ntajya mbaha ibicupu. Reka tudatinze tujye ku buryo bwa kane ugiye gukoresha kugira ngo ubone amasaha 2000. Amasaha 2000 ubyangu byemere ni intambara kuyabona. Uburyo bwa kane muravuga ngo kora video ndende nibura. Iyo ukoze video ndende niyo wabona views nke, ariko iyo video ndende yawe ikaba ari nziza, irimo ibintu byungukira abantu, niyo wabona views 10, buri muntu yakurebye iminota 30, still uraza gusanga wabonyemo amasaha, ku buryo uza gusanga niyo wagira views 10 umuntu yagiye kureba iminota 30, uraza gusanga wabonye amasaha 5. Rero uko ukora
ukora video nyinshi ndende biguhesha amahirwe yo kubona amasaha menshi mu gihe gitoya cyane, biruta iyo wakoze video ngufi ifite nk'iminota 2 cyangwa 3 niyo wabona views 100 usanga still amasaha yawe no kuzuza isaha ari ikibazo kigoye cyane, kuko isaha bigizwe n'iminota 60. Rero gerageza ukore video ndende, ariko video ndende zifite igisobanuro, zifite inyungu abantu bari buze gukura. Igihe cyose uri buze gusanga ukora video ndende ngo nukugira ngo ubone ayo masaha, ariko muri video nta kintu kirimo, nabyo nta kintu biri buze kumara. Gerageza wicare utegure, twabonye uburyo umuntu ategura video kugera igihe iyo video ijemo ikintu kiri buze gufasha abantu. Nimba ugeze kuri uyu munota byandike muri comment, biragaragaza neza ko video yanjye yabonye amasaha. Rero uko nayiteguye nawe niko ugomba gutegura kugira ngo video yawe ize kuba yakuzanira amasaha menshi cyane. Ikindi, hari abantu ngiye kubloka hano kuri YouTube bitewe na comment zabo zitagize umusaruro ziri gutanga. Abantu bandika ngo tuzamurane ngibyo, bira nta kintu biri bugufashe. Menya neza ko imbaraga zo kuzamura channel yawe ziri mu gushyira mu bikorwa ibyo twigira hano. Ninongera kubona umuntu wanditse tuzamurane ndaza kumubloka, kubera ko nta kintu biriho bize kugufasha. Urabona abasubscriber 2 baturutse ngo wanditse muri comment ngo tuzamurane, ariko ntacyo ufite cyo kuba. Ibyo ngibyo still bigutera ubumuga no kugenda gakeya muri content creation yawe. Andika comment nzima isobanura ibyo ukora, hanyuma abantu bazi ari byo bakurikiye kuruta uko waza kwandika ngo tuzamurane. Ikintu cya gatanu ni nacyo cya nyuma tugiye kongera mu byo twakoraga, ni ugukora repurpose. Ni ukuvuga ngo fata video yawe ya kera yigeze guperforminga neza, uyikorere remix cyangwa se uyikatemo agace, ugire gute uyongere uyuploading. Ni ukuvuga wa-uploading ako gace, apana kwa uploading iyo video, ahubwo gufata iyo video ukayikatamo agace ukongera ukaka-uploadinga nka short, cyangwa se ugafata community yawe ugasharingamo link y'iyo video, cyangwa se uka-updatinga title y'iyo video cyangwa cover y'iyo video. Icyo gihe biraza kugufasha ko abantu bari buze kubona iyo video imeze nka hari nshyashya, cyangwa se iyo short wakasemo ikaza kuzana abantu bashyashya kuri ya video. Nimba rero yaraperforminze neza ukayizana n'abandi bantu 100 bashyashya, barongera bayirebe, bityo amasaha yawe yongera zamuka. Hari abantu benshi bajya bakunda kuza hano ugasanga afite video yakubise views 10,000, izindi ziri gukubita views 20. Icyo gihe iyo ngiye ya performance geragezwa uyirepurposing, no kuvuga ngo wongere umere nkaho uyirema, uyikore title ya updatinze, cover ya updatinze, short nshyashya, ibintu nk'ibyo ngibyo sharing ahantu hashoboka, bityo yongere izana abantu bashyashya. Niza gusanga nimba wari warayikoze ufite video 5 uyu munsi ukaba ugize video 50, biraza gutuma umuntu ashobora kwizengurukaho areba iyo video. Rero ibyo bintu bitanu tuvuze bijyanye n'ibyo ugiye kugira ngo ubone amasaha 4,000 nta mikino irimo. Nimba ubikinisha menya kuzizenguruka igihe kirekire kugira ngo ubone aya masaha 4,000. Amasaha 4,000 ni ingenzi cyane kugira ngo ushobore kubona monetization hano kuri YouTube. Hari abantu benshi bafite ibibazo bya AdSense, step ya kabiri yanze gukomeza, nabyo turazi kubivugaho by'umwihariko. Reka dure mu video ataha. Iyi video nimba igufashije kandi like, sharing bagenzi bawe, hanyuma tubwire muri comment ibyo twazakubwiraho ubutaha. Ciao ciao.